Serumogo, Yes. Félicitations first of all, mwatsinze ibintu byagenze neza, turabibonye nyine bare uburyo abikoze neza, ibitego bibiri byose, nawe nabonaga nako utagize kuri defenseur wakoze agasi kenshi, uriyumva gute? Ni ibintu bishimishije kuko twari tumaze igihe tudatsinda muri shampiyona. Yego, twaherukaga gutsinda match ya Gorilla kandi yaraciye igihe, kandi twari tumaze iminsi tutitwara neza, rero byari ngombwa ko dutsinda kugira ngo abafana bongere bigarure icyizere, bumve ko ikipe yabo nubwo twatsinzwe match imwe ariko tukiri mu murongo mwiza kugira ngo dukomeze tutange intsinzi. Serumogo, uvuze gutyo unyibutsa ejo bundi ku ikipe ya polisi, urabona ko mwarangije match ntako mutagize nabwo, match yarangiye munganyije, bikaba na ngombwa yuko muterana penalty. Ni ibintu uburyo abafana batashye batishimye, nyine uburyo byagenze, urabizi bya penalty, ubutegereje gutsinda cyangwa ukanatsinda. Ubivuze utunyibutsa kiriya gihe, reaction kiriya gihe byo bimeze gute? Navuga ko bitari ibintu byiza kubera ko icya mbere ni igikombe twari turi gukina, cyari igikombe cy'intwari, donc twagombaga kugira finale kugira ngo tugaragaze ko no koko dufite n'ikipe ikomeye, kubera ko kiriya gikombe n'ubundi abantu bose baba bakizi mu gihugu kandi abantu benshi baba bagikurikirana. So rero kuba twaratsinzwe kuri penalty, nge numva nta bintu byinshi nabivugaho, gusa twitwaye neza mu mukino nubwo tutakomeje. Gusa icyo navuga ni uko twe twifuzaga ko twagera finale, nibyo byari kuba byiza. Gusa n'umukino twakinnye ntabwo ari mubi kubera ko umutoza ni mushaca, ari kubaka ibintu bye kugira ngo urabona n'umukino dukina none aha ngaha ni ibintu yubatse, kandi ibintu yubatse ndakeka ubu ngubu bitangiye gufata kuba twatanga umusaruro bihagije. None ni iyihe message urimo uratanga? Wenda urabona ko abafana bisa nkaho byababaje nyine kiriya gihe, reka mbivuge ko nyine ntabwo byari amahirwe yanyu. Ni iyihe message noneho urimo waha abafana kugira ngo match y'ubutaha bazaze nyine ari benshi? Ko wabibonye ko abaje ntabwo bari bahagije ukurikije na equipe ya Rayon Sport, uburyo gikundira uburyo ifite abafana benshi, ntabwo baje ari benshi nk'uko byari bisanzwe. Gira message uha abafana ubutaha nyine bazabashe kuba bahagera. Message naha abafana nuko narirarenga kubera ko imikino dusigaje n'imikino myinshi, hafi imikino hafi 12 11, mbona rirarenga ko twatakaje n'abandi batakaza. Kandi icyiza nuko dufite igikombe cy'amahoro, champion uko tuyitwaramo neza biraduha icyizere cyo kugira ngo igikombe cy'amahoro tuzacyitwaremo neza birenze uko twitwaye muri champion. So numva ibikombe byose turacyabiriho, kandi ndizeza abafana ko turi kwitwara n'umutoza batuzaniye ibyo ari gushaka gukora n'abakinnyi nibyo turi gushaka kubaka, biratanga icyizere uko tuzatanga umusaruro umunsi w'ejo. Serumogo, reka mubaze akabazo kamwe murekura wigende muri vestiaire. Mbonye wishimye mu kanya nyine, urabizi, congratulations, wenda sinzi niba nabikubwiye, niba nibuka neza, ni ngombwa ko wishima ko mwatsinze. Ese buriya iyo muri vestiaire cyangwa se mu rwambariro, ninde muntu ujya ubaha nyine akantu? Urabona ukuntu nyine abakinnyi mujya musa nka mwakonsantre muri ya munsi mwatsinzwe, ninde muntu ujya uza akabatusha gato akabendereza agashyira akantu kabasetsa muri makeya nyine, gatuma nyine mujya muri mood mukongera mukaba mukishima muri timu nyine, kunda kubasetsa umuntu ukomeza kuvuga ibintu apari y'umupira, abantu bakishima cyane yaba muri vestiaire cyangwa aho twacumbitse muri camp. Navuga ko ari nka Mitima cyangwa Keve, ni abantu nibo bakunda kubasetsa cyane, bakabona ko abantu bagiye muri mood yo kugira ngo utekereze neza abakinnyi biyumvanamo. So nibo bantu numva bakunda kubaderanje. Ari byiza muri societe, abantu baraba bakiniwe cyane. Reka tukuri rero wigendere mu rwambariro, kandi urakoze ku interview yawe.